ntabwo ari bwa mbere nagera ku rukiko ngiye mpagera ruko uretse uyu munsi ngiyewe nafunzwe ariko ubu mpagera ngiyewe nje gufunga mpagera ari ngiye uri ukurikiranwe ikibazo ariko muri iyi minsi ntabwo ndi gufungwa ahubwo ndi kubona hari gufatwa ba kibamba none se ubaze gufungwa kangahe ntabwo nabara inshuro nafunzwe zimwe naranazibagiwe ariko gusa ndi kumva noneho ibana leta yakamejeje ribu yakamejeje mukanya numvishe kuri radio bari kuvuga ngo abakinyi b'Amavubi mukanya ngo bagiye bakubita babatungure babakubite igipi baje kubapima nese fata ku mavuta wowe ngo bamutabira ryinshi fata ku mavuta umunyasohoka mu modoka wabonye ameza ate fata ku mavuta ntago mubonyeho ariko fata ku mavuta rero ngo bamukubise igipimo ngo cyari gitubitse ngo basanga itabi ni ryose none witwa Miss Muheto ngo bamugizeho igipimo ngo basanga urwagwa yaruhamije koko ariko kanishaba nagasebanyo kandi ari agasebanyo basanze urwagwa rugeza kandi ntabwo ari bwo bwa mbere mashinyagura kandi nawe bike ko nawe yarafashwe yanyweye ntabwo ngo ari bwo bwa mbere gufatwa yanywe none se ugiye kuvuga ko ari bwo bwa mbere yanywe ageze aho afatwa ubwo nibwo bwa mbere ugiye kuvuga noneho ko ariko ari kwega inzoga wabona yarasogongeye agahura n'umwaku bikagenda cyangwa ni umuba w'izakera agusaka ari Muheto nafata ku mavuta ninde wagiriye impuhwe ari Muheto nafata ku mavuta ninde wagiriye impuhwe fata ku mavuta Muheto we bamufungiye kuko abakobwa barakabisha abakobwa bashiki bacu rwose ariko mabuja ibaze nkawe rwose ufashwe nko muri buriya buryo bwa Muheto n'ukuntu uri icyuki reba ukuntu uri mwiza umuntu yababona mu muhanda urumogi n'inzoga birahuye urumogi n'inzoga umva bihuye uyu nitabe ashobora kuba ari none se bamusanze nk'inzoga gusa ariko amaze imyaka myinshi agutemera urwagwa rwose bavuze ko ari inzoga gusa ntatabire inzoga gusa ariko gusa bashiki bacu byo barakabije buriya kiriya kintu cyo kugaragaza Miss Muheto cyaranshimishije ko ngewe ngenda imihanda hari abakobwa benshi mura nabo beza ariko wareba inzoga ugasanga ndusha kunywa urwago nge nuko ndunywa wenda ku mugaragaro nkanabigaragaza nukuri ko Imana hano hari oya ntabwo ari Miss Muheto ndi kuvuga hano hari abakobwa basigaye barusha abagabo kunywa izina ry'Imana mukajyana mu kabari ugasinda mbere umukobwa akiri kunywa kandi we kubera n'intuza banywa zino zarikira bashiki bacu nukuri ko Imana basigaye baturusha kunywa byeri hano habateye ubwo bayaka hari igenge nsangira n'abakobwa wenda hari nk'umu diaspora wantumiye nkasanga hari abakobwa nk'umunani amakesa hari ngasinda mbere abakobwa bakiri kunywa bagakesha paka mu gitondo yakari ikintu nshaka kwibaza kunywa inzoga ni icyaha cyangwa se cyane gukora nyine amakosa nyuma yo kunywa ntabwo ari icyaha ariko ntabwo ari icyaha ariko wenda byibuze ku mugabo cyangwa se ku gitsina gabo ariko buri umukobwa kera umukobwa ukera rwose ku bintu byerekeranye no gusinda no kubona umugore yasinze ntabwo ari kimwe n'umugabo rwose aguze ko n'umugore uhetse umwana neze ko n'umugore yarasinze ahetse umwana amuheka amucuritse umutwe uri hano ku mabuno amaguru ari aramucurikana ukuri kwima buri buryo umugabo yasinda ntabwo ari kimwe n'umugore rwose mu bitandukanye bashiki bacu mwagakwiye agaciro buriya nuko ari n'aya masaha bashyizeho urabona leta yashyizeho saa 7 mu minsi isanzwe saa 8 muri weekend naho ubundi wasangaga mu gitondo saa 11 za mu gitondo saa 12 ugasanga abakobwa nibwo bari gusohoka mu tubari bari kwandika umunani ibaze nkawe niyo nzobe yawe ukuntu uri icyuki mabuja n'ukuntu ngukunda kukubona saa 12 ari guri gusohoka mu kabari uri kwandika iminani ariko yakara abantu rwose njya mu kabari nta nubwo abantu bavuze bati fata amavuta we nta muntu umufitiye impuhwe n'undi yarasanzwe none ngo avuga abantu akabakoma wajya kuri kibiganiro byafata ku mavuta bafata ku mavuta wenda kubyerekeranye na kiriya cyo guharasinga abantu cyo yakizira ariko wenda gatabi ko bamushyiramo imiyaga niba yakanywaga gusa atarucuruza urumogi nuko we niba yarunywaga gusa atarucuruza bamushyiramo imiyaga wenda icyo numva yakurikiranwaho cyane ni kira cya harassment guharasinga abantu kugenda yinjira mu buzima bw'abantu ntabwo byirabya ari sawa Muheto we kucyumva nyine batamubarira uya Muheto nibamuhane kuko nta mukobwa mwiza noneho Miss Rwanda ngo wasinze bogezaho gonga n'ibikuta nta perimi
Miss Rwanda ibyo ni ububobo mwese nuruhe rugero ari rw'abandi bakobwa bagenzi n'umuntu wabaye Miss Rwanda umukobwa uhagarariye igihugu kumva ngo bagufashe wasinze urwagwa rukugeza buriya kase basi wenda ngiye kumva ngo nasinze ntabwo ari inkuru ntabwo ari ibire barabizi ko ndi umusinzi Miss uhagarariye igihugu ngo wasinze ugeraho gonge bikuta Miss Somo ni umuntu ariko yagakwiye kwishyira muri uriya mwanya arimo akibyo ngibyo se wabijyanye n'urumogi mwanya ari mu rwose ibyo wabijyanye n'urumogi kuhagarara ibazira mabusha wanjye rwose ugasimabusha kuko mu gitondo uri kwandika 8 bamujyani wawe kubite y'umwaka umwaka ntabwo ari mwinshi wese kutarajyayo nagiye wawa ariko hari abakobwa babajyana hera nibaragana wese ko batarakujyanayo hari abajyana abakobwa bamujyaneyo nka Miss rwose agenda kubite y'umwaka umwe azagaruka yumva ko ari Miss Rwanda ko wese kutarajya wawe kuje nibyo kutarajya wawe impamvu naragiye wawa ariko nge nubwo najyayo nagenda nkabukora nk'abandi nge nagiye ni mageragere nkanswi wawe mujyaje se wabaye mageragere narabaye rwose ntabwo ari mageragere hano ubundi gereza yose wafunzwe ugakatirwa ukambara iroza ni nka mageragere nge nafunzwe umwaka mfungwa amezi 6 urumva rero nk'uriya mukobwa wacu bamujyanye mu kigo ngororamuco yaba ari sawa hari abantu bavuga bati inzoga mu rubyiruko ibisindisha batanze n'urugero rwiza apana kuvuga ngo niba wenda uri Miss Rwanda kubera ko ufite urwego uriho utagiye wawe niba mujyani wawa bereke n'abandi ko nawe uri hejuru y'itegeko bafate Miss Nkweto bamujyani wawa nk'abandi bose ajye mu kigo ngororamuco nta kintu upfa nawe sinanamuzi sindanamubona oye niba mujyani wawe ahanwe nk'abandi kuko hano hari abantu bitwaza icyo bari cyo agakora ibyo yishakiye yitwaje icyo ari cyo nibamuhane nawe nk'abandi bose hanyuma bafata ku mavuta babarirwe afite ku mavuta bamukubita cyakora nk'amezi 6 nawe akabanza urumogi rukamushiramo ririya tabi yanywera ikamushiramo ariko hari ahantu ko wabaye wenda igihe kitari kinini cyangwa kitari gitoya urumva ari ahantu wakwifuriza umuntu kuba yaba cyangwa se wamubwira ngo hinduka asaba imbabazi nta muntu nifuriza kujya hariya ariko iyo bibaye kasitorose move iyo bikabije biba bibi wenda ari ubwa mbere bimubayeho bamuha oningi ariko numvise yuko Miss Nkweto we ngo ntabwo ari bwo bwa mbere ahubwo kubera icyo ari cyo ngo bajyaga bahora babikavaringa niba rero barabikavarinze bikaba bigeze hanze njye narabyumvise kuri radiyo ngo ntabwo ari bwo bwa mbere bamufata yasinze atwaye ikinyabiziga nta na perima agira niba bibaye 1 2 kasitorose move iyo bikabije biba bibi nibamukubita ibihano wenda by'amezi 6 cyangwa umwaka agaruke ari kuri discipline kuko n'ubundi nibamurekura n'ubundi nta kintu barabakoze ariko bamukubise nk'amezi 6 yagaruka ari kuvuga ati hano ni nkatagutya ndakora ikosa hari abanarega bakora ibyaha bitwaje ibyo bari byo Miss Nkweto amaze kumva yuko ari Miss Nkweto akagendana izo confidence akumva ko yakora ibyo yishakiye ariko mu Rwanda bavuga ko nta uri hejuru y'itegeko niba mwana waje mu rukiko uje kureba nde nge naje kureba umuvandimwe wanjye ufunzwe mu mushiti wanjye tufunzwe twari dusanzwe dukora ninde mbona umuvandimwe bamwita Kiroso afite cyane bita Sawa TV show nawe arimo hano naje mu rubanza rwe ariko sindamubona gusa je namubonye ariko niba wamubonye sava sindamubona ariko Imana nimfishe ndaza kumubona hari umupolisi uvuga ati wowe subira ikidogo ndaza kuri ukuntu ubona akoresha icyo cyo nawe nkoresha icyo Ezra wanye namwe ngo ndasubire wayo nese kwinjira nyine kubura umustar nyine biragofasha ntabwo impamvu mbwiye ngo mbe nitonze ntabwo ari injira muri sale yo kubura we aracyarimo hari aba bakura binjira he bajya kubura ubwo arambwe ati wowe nitubasora bagiye hari n'abandi base bareba abantu babo nibiba ngombwa winjire no mu rubanza ariko ntago ndi umwavoka ngiye no guhagarankare yakoze iki bo ntago nzi icyo yakoze gusa nicyo nakubwira cyo uzavuga amagambo wamaze kurenga iki gihugu nawe ukiri hano muri zone bazagukacira buriya yagowe yamenye ubwenge
Yago yabonye ko iperereza rikiri gukora kugira ngo bamufate ahita asimbuka hakiri kare. Naho afata ku mavuta y'ubugoryi yazanye yaragera avuga ngo ngeri businzayitaba ngo bazaze bamfate. Baraje baramufata. Ubundi biriyo bivuga ari uko warenze igihugu utakiri hano. Ariko yakango ibintu biri kwa kurifata ku mavuta byabaye kuri Sabe no kubandi ngo bifitanye isano na Yago. Mbo ariko bino bya muke mwaka umusaba imbazi nawe ubone ukurikiye bifitanye isano. Mutasajye imbazi Yago. None se ngenza nzapfukamire Yago se we ko yatorotse. Yago aragiye adatoroka nibo barotubantangiriye imageragere. Bari icyo nakubwira cyo uzavuga amagambo wamaze kurenga iki gihugu. Nawe ukiri hano muri zone bazagukacira. Buriya Yago we yamenye ubwenge. Yago yabonye ko iperereza rikiri gukora kugira ngo bamufate ahita asimbuka hakiri kare. Naho afata ku mavuta y'ubugoryi yazanye yaragera avuga ngo ngeri businzayitaba ngo bazaze bamfate. Baraje baramufata. Ubundi biriyo bivuga ari uko warenze igihugu utakiri hano. Nango iyo haruka ngo baze bagufata baranga. Buriya Yago nawe zira bomba ari kurasira hari. Nareba nabagakandagira hano ni ipingu. Kandi ngo yageze Kigali. Ni yazanye nihendeke. Na amagambo. Yageze Kigali ya nayo. Yakakaba